abana b'abakobwa biteza inda kavuga ati ningenda navuga ko ntwite niyo waza wambaye ibirenge barakugura inkweto ko bashaka kumva ubundi abakobwa banyu mu mabuye y'agaciro nayahe abahungu bacu bananiwe gushaka cyangwa bananiwe kubona inkwano muza agasuzuguro babasuzuguye umukobwa akagera avuga ati we byihorere ubwo bakamejeje ntabwo wazabakira iwacu muri mukuru wanjye make bamukoye zari miliyoni 5 niba wari ufite imwe kanguha izindi ndwi mwabonye umuntu wigura murimo murashingira abana imiryango ngo irakize kuko babashe kubako umwana wawe ni ikibanza ugurisha kuko kigiye kwishyura credit wari ufite uzi umuntu gukora arimo gushaka amafaranga yo kuzajya kwishyura umugore akunda ugafata credit yo kujya gukwa ubundi umugore yunguka ngaho iyo bamufite mu rugo noneho kujya mumenye ko amahano yaguye babwira umukobwa ngo abaze bavuze uwo musore wawe yavuze ko azabona inkwano imeze ite inshuro nyinshi imiryango yabayeho ikennye ikaza gukira abo mu kinyarwanda twita inkirabuhere nibo bafite iyo mitima uburere bwabaye igishoro ababyeyi baraha ntibashobotse mwigiza shwi umukobwa wanjye ntago bamutwara batamukoye ikimuzi gihari barungurwa ku manywa na nijoro babana n'aba basore mu nzu batarabahaye n'amazi yo kunywa mwiba umusaraba ku bana banyu ababyeyi imitima yabo ntigiterera ku bana babo n'urukundo rwo kure mu rugo rw'abana iraterera mu byo abagiye gushaka bafite barahumeka nabi ni nk'ifi burya ngo ihumekera basore reka mbereke umukobwa n'ugiye bakaguha detail y'ibiciro ugomba kumugura uzajye online ubaze niba Dubai hari icyo bagurisha bakikoherereza bakubenga mushaka bemera kubana namwe bigasa nk'iyo birebye ubona iriya nkwano yaravuga ngo ni nk'uko muduhaye amaboko uyu mwana mwatumaga ntago mujya mwumva no mubo bivuga ngo aracyari mu turimo ngo kari we nyina yatumaga se urumva icyo bivuga none ubu inkwano batangiye iki ngo buse ngo nuko nyine ngo barese hanyuma se umuhungu wanjye yarerwaga na mufuruki wawa yene umuhungu ntago byari byaratekerejweho bandi babitekereza yiragira ikicyura uyu atese yambona nundi uyu mukobwa ntagira hava ntaho ajya kutesa avuye hamwe agiye aha heheze ko babaga mu giporoso undi akaba Kicukiro bakavuga ati nzi hendutse Kacyiru bose ubwo ntibagiye kubera ko umusore atagumye iwawe se none se we ntaba havuye ko bwanye nawe akahava bisubirwamo turimo turaganira abahungu bananiwe kuru ubuza ababyeyi hano mwigiza shwi umukobwa wanjye ntago bamutwara batamukoye ikimuzi gihari barungurwa ku manywa na nijoro babana n'aba basore mu nzu batarabahaye n'amazi yo kunywa warangiza ukanga nibura ko apfa no kukuzana ijerekani y'amazi ya wasaki kuko ariyo yari afite mukeneye za miliyaridi na miliyaridi ubundi abakobwa banyu mu mabuye y'agaciro nayahe bafite irihe zina ku buryo mubagenera ibiciro ngo yarize hanyuma umuhungu umurongoye we ariba yarize ariko yamushimira ngo intambwe yateye kandi gukora iki erega mbere uramucuturuka kuko babonaga umukobwa atarabasha kugera ku bintu bimwe nk'uko umuntu yabigejeje rero umuhungu aba ari mwarimu umukobwa ari inginiya umwe agakundi mwarimu agakwinginiya hanyuma mwarimu akajya muri mwarimu sako bakamuha inguzanyo akajya gukwa inginiya ibyo bintu murimo murumva kakwa member of cabinet Nyiramwiza akabari mu nteko n'umudepite twatoye umukobwa mutoya umusore uri hanze uri mushaka ubuzima bwanze akagurisha isambu yashengwaje gukwa nde Scovi wa mu nteko uhembwa miliyoni zirenga ibyo bintu nibiki umuco nta muco urimo simba beshye kandi agahugu umuco uretse gato byakabaye ari umuco iyaba Scovi yabakoye none amaboko atuye ku irembo ryanjye mukuburira abuzukuru banjye bakiniwe arwara nkamurwaza nkiraho nkuko biri none bakavuga bati hari inka yagiye iwacu kubera ko amaboko yimutse akaza akaba yaragiye kwa data bukwe none nta maboko ndimo mpa data nta nayo mpa mabukwe turi muri rompuwe k'indabo hanyuma mwenze mukavuga ngo izo rompuwe twese tuzengurukamo nge n'umugabo umwe akwiye ikiguzi cyundi ntabwo impano ari ikiguzi niki ishimwe se wari wumva umuntu uburana akadoko ari nto cyangwa ari nini none se abahungu bacu bananiwe gushaka
bananiye gushaka cyangwa bananiye kubona inkwano uko ingana kose arabajyanye barayanga. cyo bahu nimwandike hano muza agasuzuguro babasuzuguye umukobwa akagera avuga ati we byihorere ubwo bakamejeje ntabwo bazabakira iwacu muri mukuru wanjye make bamukoye zari miliyoni 5 kandi we yitwaga kameze gutya bamugaye giye banshyize hejuru niba wari ufite imwe kanguha izindi 7 nitwa 8 urinda ugaruko mwabonye umuntu wigura kugira ngo ibintu bigenda neza hanyuma ku cy'ababyeyi mutangiye kuba umusaraba ku bana kugera uha umwana wawe akwiguraho mwumva mukiri babyeyi iki uburere bwabaye igishoro nicyo bivuga kuko baravuga ngo umukobwa wanjye yarize ngo yarezwe neza hanyuma umuhungu wanjye se we kandi gisanga yarari kuri buruse ya leta ntacyo watanze warenze ugatangira kwishyuza ko yize abatarishyura na buruse ya leta hanyuma se iyo barimo kugabana ibyo basezeranye batandukanye ya nkwano muyishyiramo kiri mu by'umusore yashoye ngo ubwo buzima bubeho nese inkwano itangwa mbere yo gusezerana si umutungo akubayeho mbere yo gusezerana none wowe yuje ugasanga inzu nubatse ututari abana se dusezeranye ivangamutungo ntibirimo inkwano watanze ntagusubira inyuma bashobora kukurongoranya cyangwa bakakwihorera ndashaka kukumenyesha kubera ko nta muco ugihari umuco urahari ntawo ufitwe nande ubundi uzaho uba wowe uri hagati ya minisiteri y'urubyiruko na minubu urumva se utazengerera nka rohombi oya so kuvuga ko ari ukuzenguruka buri hamwe wawuhabonera niyo mpamvu ndimo nkubwira iki niba koko hari ibikorwa bikorwa ngo abashakanye babane ari ceremony babyeyi mukaba mushaka ko tugikomeza kugumana wa muco bigasigara mu mateka ariko bitakiri no mu mwihame imbere ariko tukaguma kubireba nkaho bihari ubu inkwano ntitegetswe nuko tubireba urabona izi ntoki zanjye sinzireba zose sinkureba wese ariko ndacishamo nkareba hari umuco niba ari uko dushaka kubibona rero mwiba umusaraba ku bana banyu murimo murashingira abana imiryango ngo irakize kuko babashije kubakwa umwana wawe ni ikibanza ugurisha kuko kigiye kwishyura keredi wari ufite nese warenganya umubyeyi ubabyise inkwano kuva atarabikuraho umubyeyi ntumurenge inkwano ntabwo itegeko riteganya uko ingana ariko ababyeyi bashyizeho standard rimwe na rimwe bafata abana b'abakobwa bakabashingira imiryango ikize kuko ari izaza nibyo bakeneye niyo mpamvu nabazaga ngo umwana wawe ni ikibanza ugurisha ngo wishyure keredi sigarimo imibare harimo ubutindi imibare se kuba ukamenya icyavuyemo n'igisigaye harimo ubuhanya pe ntabwo harimo ububyeyi n'ubupfura urebye abana b'abakobwa areba umusore yakunze akavuga ati sinkubeshye ndafata icyemezo njye kwa runaka kuko sinshobora kubona aho nunguka imbere mama n'uyu musore umwana akifatira icyemezo cyane akavuga ati kamfe gusanga uriye n'ibyanga ubwo nzavayo uribaza umuntu uvuga ngo ujya mu rugo asa n'umuntu ushaka kwambuka igishanga agashora ukuguru kumwe ngo yumve uko hareshya ukundi yagusize inyuma uwo muntu uba wizeye ko arimo yambuka cyangwa barimo apima kwambuka gupimiranya dufite abana b'abakobwa barimo gushaka nk'upima kwambuka igishanga kamfe kujyayo none wacu mbabwe ntimubona wa muntu mwiza mwambwira gufite byose ko ananiye nugaruka iwanyu bavuga bati noneho turamujya dutati nari mbonye unteturura wa musore wagowe nawe kuko azi ko nta rundi rugo ruzamwakira ko adafite amafaranga basore numvishe umuntu avuga akantu kamwe ariko barababeshye ngo umusore utagira amafaranga ngo baza umugore umwe umukunda hari umugore umwe umukunda wenyine kuri iyi si umusore ngo utagira amafaranga ni Mariya nyina wa Yesu wowe ngo ni nyina wenyine ariko barabeshya barahari bakundwa n'abatari nyina ariko imiryango ikaba yarahagaze itya nka anteni za radiyo irimo irashaka gucancamira abana ngo badafite ibyo batunze uzi uwo muntu umucancamira inshuro nyinshi imiryango yabayeho ikennye ikaza gukira nibo bafite iyo mitima abo mu kinyarwanda twita inkirabuheri ariko rero umusore adafite iyo nkwano na kera byabagaho yajya kwipresenta uko yifite bamwemera bakamwemerera abadukurikiye nimutubwira abasore mwananiwe kurongora kubera inkwano agakundana n'umukobwa imyaka 10 gusa yari afite gahunda yo kurongora none cyangwa wenda yarabati ntarongora runaka ubwo nzabivamo yari afite gahunda y'uwakunda
kurongora riga ntabwo ari nko kubyuka ngo ujye mu misa uvuga uti kanjye kuri kiliziya inyegereye aho kugira ngo nkererwe. Nese kurongora ufata uri hafi wakunze. none niba wowe yakunze iwabo hariyo ibyo biguzi aguma avuga atahari ka nkomeze nkore cyane nzabigeraho. Uzi umuntu gukora arimo gushaka amafaranga yo kuzajya kwishyura umugore akunda aho kugira ngo akore cyane ashaka kubaka ibizabatunga n'uwakunda. Inkwano ikakubera umuruho kuruta uko ikagukenesha byongereho urugo rwakubera igisho, ikagukenesha ugafata kredi yo kujya gukwa. ariko ubundi umugore yunguka ngahe bamuvuga mufite mu rugo. Skove aho ntuba wagiye wirarira Iki ugiye ukabwira soko ko uhagaze yakubenga cyo kuko icyo gihe umukobwa ntaba gihagaze mu rwego rwo kubenga ni umuryango ugiye ntabwo ari ujyayo. None se batangira bivuga basi noneho kugira ngo umenye ko amahano yaguye ibyo wita umuco nta nubwo babwira umukobwa ngo abaze iki ntangahe bavuze se uwo musore wawe yavuze ko azabona inkwano imeze ite bakageraho batuma umwana kwikosha muri zingahe arahagurutse byakitwa